Shalom nanone kuri wowe udahwema kubana natwe hano kuri iki gicaniro cyasenga ubohoke. Imana iguhe umugisha. Tuguhaye karibu cyane, nawe hageze ari ubwa mbere, tuguhaye ikaze uyu munsi. Uwiteka aguhe umugisha. Tuboneraho kwihanganisha abantu bagezweho n'ingaruka za jenoside, kuko turi mu bihe byo kwibuka inshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu. Abagezweho n'ingaruka za jenoside, abayirokotse, Imana ibakomeze, muhumure kandi mukomere. Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, mwihangane. Imana ibagirire neza. Namwe mwese Banyarwanda mwese muje mugana hano kuri Senga Ubohoke, Imana namwe ibagirire neza. Reka tubanze dufate umwanya wo gusenga. Tugarutse mu ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kuvuga uyu munsi, tugiye kuvuga kuri gereza zo mu mwuka, izo Satani ahambiramo abantu cyangwa aboheramo abantu, ku mazu y'amabohero cyangwa ku magereza cyangwa se ku nzu z'imbohe abarozi bafungiramo abantu. Noneho nitumara kugaragaza izo nzu z'imbohe abarozi baboheramo abantu, turasoza dusenga isengesho rigufi risohoka cyangwa rishimena izo nzu z'imbohe, kugira ngo abazibohewemo mwese musohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Gusa idukeneye by'umwihariko wazatubona tukagufasha mu buryo bwo gusenga byihariye. Uwo muri kumwe ni Pastor Justus. Reka dusenge. Mana y'icyubahiro, turagushimiye ko uri kumwe natwe. Duhamagaye umwuka wawe, duhamagaye imbaraga zawe. Yego, umwuka wawe aduhoraho ibihe byose, atubamo ibihe byose. Ariko kano kanya umwuka duhamagaye ni umwuka uhishura, ni umwuka wigisha, ni umwuka uzana amagambo y'ubuhanga n'ubwenge, ahishura ibihishwa amaso yacu mu izina rya Yesu Kristo, ahishura ibihishwa ubwenge bwacu. Uje hano wese kuri Senga Ubohoke ahava amaze kujijuka no gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo, kandi nanjye nsobanukirwe byinshi muri uyu mwanya. Mwuka wera akora ibikomeye, Mwuka wera akorera ibikomeye buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, ntasubire yuko yaje. Urakoze Mwami, kumanutse kubana natwe. Amatwi ya buri wese utwumva yafungure cyane mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo utumva wese yumvishe, ahereze umutima we wakire, ajijuke kandi arusheho kugwiza imbaraga, arusheho kubakwa, amere nk'inzu y'amabuye y'umwuka nk'uko ijambo ryari bivuga. Urakoze kumva gusenga. Nihagire n'umwe rero usubirayo uko yaje. Uwo dusozanya wese iyi nyigisho, dusoze ubuzima bwe bwahinduwe, dusoze yabohotse mu izina rya Yesu Kristo wamugapfa akazuka. Amen, amen. Duharanira hano kuri Senga Ubohoke kugira ngo tumenye ukuri kandi ukuri kutubohore, kuko Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzagira gute? Kuzababatura. Nanone Hosea 4:6 hakavuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize, iz'igiswahili zivuga ngo kabila langu laangamia kwa kukosa maarifa, kwa kukosa maarifa. Iyi Kinyarwanda ikavuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya, ariko igiswahili cyo kikavuga gutyo ko ubwoko bw'Imana burimbutse buzize kutamenya.
ntabwo hano Imana ivuga ko ubwoko bw'Imana burimbutse kubera gukora ibyaha, burimbutse kubera gusambana. Kuvuga ngo ujya guhinduka ubwoko bw'Imana, ujya kwinjizwa mu mubare w'ubwoko bw'Imana, utakiri wa wundi w'ubwoko bwa Hutu, Tutsi, Bunyiginya, sinzi ngo Abega n'ibindi. Oya, Imana ijya kukwita ubwoko bw'Imana yarakwimuye, utakibarizwa muri ibyo bice byose, ahubwo wowe uri ubwoko bw'Imana. Nuba ubwoko bw'Imana ari bwo bwawe. So none rero niba ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya, ni ikibazo. Ugomba kwiga ukamenya, kwicara hasi neza ukemera kwiga isi y'umwuka n'imikorere yayo. Noneho numara kwiga isi y'umwuka n'imikorere yayo, uraza kubohoka neza. Urumva hano navugaga Hosea 4:6 y'igiswahili ngo watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami na kukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Urumva hano ni Imana ivuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe. Igiswahili garagaza ngo burimbuwe bitewe no kubura ubumenyi cyangwa bitewe no kutamenya. Ngo kandi ubwo wanze kumenya, wanze ubumenyi, wanze kumenya, yani kwa kuwa umeyakataa maarifa, wanze ubumenyi, wanze ubwenge, ngo nanjye nanze kumbera umutambyi. Mu yandi magambo, udashaka kwiga ngo amenye, ntabwo Imana igikoresha injiji. Ndavuga mu mwuka, injiji zo mu mwuka. Ntabwo Imana ikoresha abantu badasobanukiwe. Imana igendana n'umuntu usobanukiwe, ishaka ko nge nawe tumenya. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko Yesu afata abigishwa imyaka 3 yose. Wumve n'iryo jambo ngo nabigishwa, arabafata arabigisha, abigisha uburyo bwo gukora ibitangaza, uburyo bwo gukiza indwara, uburyo bwo kwirukana abadayimoni. Noneho akazajya akora na teste, akabohereza kugira ngo arebe ko bashobora gukora nk'ibyo akora yabigishije. Abantu rero ikibazo twebwe abasenga bo muri iyi minsi, abanyedini bo muri iyi minsi, ntibashaka kwiga. N'abashaka kwiga bashaka kwiga mu buryo bwa kinyedini. Imana ni Imana y'umwuka, tugomba kuyiga tukayiga mu mwuka. Ijuru ni mu mwuka, ntiwaribona. Tugomba kuryiga tukarimenya mu mwuka, kuko ni mu mwuka nyine, ntiriboneka. Kuzimu ni mu mwuka, ntawakubaza ngo kuzimu ni hehe ugende wamutungira urutoki. Ntawakubaza ngo Satani ari hehe ngo mumwereke. Satani ni mu mwuka. Ntawakubaza ngo dayimoni iri hehe ngo yerekane. Dayimoni ni umwuka. Ntawakubaza ngo marayika ari hehe ngo mwerekane. Marayika ni umwuka. Ni ukuvuga ngo rero icyo dukeneye ni ukwiga nyine iyo si y'umwuka, tukiga n'ibyo biremwa imikorere yabyo, hanyuma twamara kwiga ibyo biremwa imikorere yabyo. Abamarayika b'ijuru bakora gute? Ni gute bakorana n'umwana w'umuntu? Ese abo bamarayika b'umwijima aribo twita abadayimoni bakorana n'umwana w'umuntu gute? Binjira mu muntu gute? Bakorana n'umuntu gute? Ese umwuka wera akorana n'umwana w'umuntu gute? Ese Yesu Kristo we akorana n'umuntu gute? Imana ikorana n'umuntu gute? Ibyo ni ibintu abaza hano kuri Senga Ubohoke tugomba kuzagenda twiga byose tukabisobanukirwa, kandi ntabwo uzigera wicuza ubwa mega zawe ushobora gukoresha uri kumva ijambo ry'Imana no kuri Senga Ubohoke. Turwana no kugira ngo tube beza kurushaho. Ibyo tubahaye umunsi, ejo tuza n'ibindi bitandukanye n'ibyo twatanze ejo. Duharanira kuba beza, duharanira gushaka ibintu bikenewe utapfa kubona mu wundi muntu uwo ari we wese ubyigisha. Ntabwo rero uzigira wicuza kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Rero urumva Imana rero
dukeneye kuyegera cyane tukiga mu mwuka. Kandi igitangaje, iducisha mu bibazo bitandukanye, mu ntambara zitandukanye, igambiriye kutwigisha, ahubwo bamwe mu bantu ntitwemere kwiga, ugasanga n'ubundi umuntu ntashatse kumenya n'iki Imana irimo iramwigisha. Rero nje mbabwira ko tuje kuvuga ku cyitwa inzu z'imbohe zo mu mwuka, cyangwa se gereza zo mu mwuka abarozi baboheramo abantu. Nitumara kuzigira gute kugaragaza amagereza abarozi baboheramo abantu, ku munsi ukurikiye tuzazana isengesho risohoka muri rimenagura izo za gereza. Noneho rero sasa twinjiye mu ijambo ry'Imana, reka twinjire, kuko murabizi twebwe ibyo twigisha biva muri Bibiliya n'ahandi biva. Ijambo imbohe riboneka mu isezerano rishya inshuro 64. Ijambo imbohe riboneka muri Bibiliya inshuro 64, cyane cyane izo nshuro zigaragara mu isezerano rishya. Isezerano rya kera ijambo imbohe rikaboneka inshuro 175. Noneho Bibiliya yose ijambo imbohe ribonekamo inshuro 239. Noneho kuva kera rero nk'ibisanzwe, ikintu Imana ivuga gatatu kuva kera mu Bisiraheli, icyo cyabaga kimeze nk'ihame, cyabaga nako kibaye ihame, abantu baracyitonderaga. Rero Imana ivuga ibintu nk'ibi, ikavuga imbohe inshuro 239 mu ijambo ryayo, ibishaka ko ibyo bintu tubyitondera, tukabyiga, tukabimenya. Noneho rero sasa ntabwo imbohe ishobora kubaho idafite aho igomba kuboherwa. Imbohe yose hari ahantu, hari amazu aba yarubakiwe izo mbohe aho zigomba kuboherwa. Ubwo nituvuga imbohe, mu yandi magambo wumve imfungwa. Noneho sasa inzu y'imbohe wumve gereza. Reka dusome rero, reka dusome muri Yesaya mu gice cyaho cya 42. Yesaya igice cyaho cya 42. Ubwo niho tutangiriye kugira ngo twinjire mu nyigisho y'uno munsi. Yesaya igice cyaho cya 42 kuva ku murongo wa 20. Ariko reka duhere ku murongo Yesaya 42, duhere ku murongo wa 6 n'uwa 7. Hatangira havuga ngo, jewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Umurongo wa 7 akavuga ngo, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima no mu nzu y'imbohe. Urumva, ubu ni ubuhanuzi bugaruka kuri Kristo Yesu, ko Yesu yadutanzweho nk'isezerano twebwe abantu, kugira ngo atubere umucyo. 2, kugira ngo aduhumure mu buryo bw'umwuka. Impumyi iba mu byiciro bibiri. Hari impumyi mu buryo bw'umubiri, itabona, amaso y'umubiri atabona ibigaragara. Ariko hakaba n'impumyi mu buryo bw'umwuka. Impumyi mu mwuka nitabonesha umutima, nitabonesha ibitekerezo. Narababwiye ngo Imana iremye umuntu imuha amaso abiri y'inyuma, ikamuterekamo n'ayandi maso abiri y'umuntu w'imbere. Noneho amaso y'inyuma ariyo ngaya y'inyama agufasha kureba mu isi y'ibigaragara, mu isi y'ibiboneka, ukabona ibiboneka. Noneho amaso y'imbere agufasha kureba iby'amaso y'umubiri atabasha kubona. Noneho sasa hari impumyi mu muntu w'imbere. Umuntu w'imbere akaba ari impumyi, ntabone ibihe arimo aracamo, ntabibone,
ibyo anyuramo ibyo urimo uracamo ntubimenye ntunabisobanukirwe. Nimvuga kuba impumyi y'imbere, umuntu w'impumyi mu buryo bw'umwuka ni umuntu utabona, kuko umuntu utabona nta kintu amenya, ntamenye ikimuri imbere, ntamenye umuhagaze imbere, kuko nyine aba atabona. Ni ukuvuga ngo rero kutabona k'umuntu w'imbere bigendana no kutamenya. So turi hano kugira ngo umwuka wera aguhumura dukoreyemo, kandi urava hano uhumutse mu izina rya Yesu. Imana amahoro iguhe umugisha. Urava hano kuri senga ubuhoko, uzaza wese azahumuka, kuko uzahasanga, uzajya uhasanga ibintu utigeze wumva ahandi hantu. Rero ngo no kubohora imbohe, urumva ko hano hari imbohe, batubwiye ko hari imbohe zigize gute, ziboshye. Hakaba n'ababa mu mwijima. Ni ukuvuga ngo rero ubwami bw'umwijima bushobora kugufata bukagutereka mu mwijima. Mu mwijima, umuntu uri mu mwijima ntabona nyine, aba ari mu kizima. N'icyo yashakisha agenda kabakaba, agenda ari ugutata amahirwe, wenda asa nk'ukabakaba ngo yumve ko yagikoraho. Umuntu uri mu mwijima rero ntamenya hava, ntamenya naho agana. Niba bimuri ruhande ntago ashobora kubibona. Icyamuzanye Yesu Kristo rero no kugira ngo agukure mu mwijima, no kugira ngo aguhumure, gatata gushyire mu nzu, agukure mu nzu y'imbohe. Satani rero mu kazi kiwe ashinzwe no guhuma abantu. Twasomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4:2 havuga ngo Imana yabikigiye yabahumye imitima kugira ngo badahwejesha amaso yabo bagahindukira bagakizwa. Kimwe mu byo Satani akora no guhumisha imitima y'abantu igahuma. Noneho sasa ugasanga muri wowe mw'imbere ntureba ibyo ucamo, ntureba bikuri imbere, ibibazo bikaba byakugwirira kuko ubutabona. Ndagusengera mu izina ry'Yesu kugira ngo wakire guhumuka kano kanya aho mvugira aha, imbaraga z'Imana zigukoreho uhita uhumuka mu izina rya Yesu. Twihuta rero ngo no kugira gute, no gukura abantu mu nzu y'imbohe. Noneho rero iyi nzu y'imbohe rero niyo tugiye kugarukaho cyane, no gukura abantu mu nzu y'imbohe. Noneho reka duhihute duhere ku murongo wa 22 handitse ngo ariko aba ni abantu banyazwe ibyabo bagasenyerwa, bose batezwe ubushya kandi babahisha mu mazu y'imbohe, nabo kujyanwaho iminyago ntawuriho wo kubakiza, nabo kunyagwa ibyabo ari ntawo kuvuga ngo babisubizwe. Urumvira ijambo riteye akababaro, kuko ritangira rivuga ngo aba ni abantu banyazwe. Banyazwe nande? Ubyibuke ikosa bibiri handitse ko Satani akazi kiwe ari ukwiba. Umujura nta kindi agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura. Noneho sasa aba bantu ngo banyazwe ibyabo, banyagwa na Satani, bose ngo batezwe ubushya, mu yandi magambo batezwe imitego, ngo kandi babahisha mu mazu y'imbohe. Iri jambo iyo birivuga ngo babahisha mu mazu y'imbohe, utagira ngo ni amazu asanzwe. Ibi ni ibikorwa mu mwuka, ni ibikorwa mu mwuka. Aba ni abantu ngo banyazwe ibyabo bashyirwa mu mazu y'imbohe. None Imana yareba umuntu ikabona umuntu yashyizwe mu nzu y'imbohe, ajyanwaho umunyago. Amaze kujyanwaho umunyago cyangwa se afatwa bugwate, none Imana yareba ikavuga ngo ntawo kubakiza uhari, ngo nabo kunyagwa ibyabo, nta no kuvuga ngo habuze n'uwavuga ngo aba bantu basubizwe ibyabo. So Satani akazi kiwe, Yesu yaravuze ngo nta wabasha kujya mu nzu y'umunyamaboko ngo amunyagibye atabashije kumufata ngo amubohe, ngo nibwo yabona uko amunyaga ibyo yarafite byose, yamara kubimunyaga akabigaba. Nukuvuga ngo rero akazi k'isi y'umwijima, nimvuga narababwiye twiga iby'ibicaniro, twavuze ko Satani adafite abantu,
adafite igicaniro, adafite n'aba bantu twavuze b'ibyiciro bitanu, twavuze abantu batanu, twavuze umupfumu, umukonikoni, umurozi ndetse n'umucuni n'umushitsi. Abo bantu atabafite, akazi kiwe kaba karangiye mu isi. Kugira ngo Satani akore bimusaba abo ngabo tuvuze. Noneho rero sasa, izo nzu imbohe Bibiliya ivuze ngo bashyizwe mu nzu imbohe, banyagwa ibyabo. Ni bande babashyize mu nzu imbohe? Ni bande bakoze icyo? Ni abarozi, ni abakonikoni. Kuko Satani mu mikorere ye, ubimenye ubisobanukirwe, ni ukuvuga ngo iyo ashaka gukora umurimo w'ubugizi bwa nabi ku muntu, bimusaba kugira ngo ahagurutse umuntu akugirire ishyari, umuntu akwange nta mpamvu, akwishyiremo. Noneho sasa uwo muntu ajye kukurogesha. Iyo tuvuga kuroga, utazitiranya bwa burozi bwo kuba umuntu yaza agafata ibintu agashyira muri soda, muri fanta, mu biryo. Ubwo ntabwo ari uburozi. Turavuga uburozi burenze ubwo bwo mu mwuka. Uburozi mu mwuka, nituvuga umurozi we ntushobora kumuvumbura ukoresheje amaso agaragara. Amaso agaragara ntabwo ashobora kumenya umurozi. Umurozi ni umwuka, ni mu mwuka. Noneho sasa umuntu yaba yariza kaminuza, akagira PhD n'ibindi byose n'izindi mpamyabushobozi zose z'ikirenga zirenze izo, akaba umurozi. Umuntu yaba ari umuminisitiri akaroga, umuntu yaba ari umupasiteri akaroga, umuntu yaba ari bishop akaroga, umuntu yaba ari apotre akaroga, umuntu yaba ari umuhanuzi akaroga, umuntu yaba ari umucuruzi ukomeye w'umunyenganda akaroga, umugore mwiza w'ikizongerezi cyangwa umukobwa w'ikizongerezi yaroga, umuntu yaba ari umwana muto akaroga. Ibyo rero tuzabisobanura. Ubwo burozi tuba tuvuga si uburozi bugaragara. Iyo uburozi bwagaragaye ntabwo buba bukiri uburozi, nta n'ikintu bushobora kumara. Uburozi tuvuga ni uburozi mu mwuka. Rero mu mwuka rero, umurozi ashobora kugufata mu buryo bw'umwuka akagushyira mu nzu y'imbohe yiwe. Zimwe mu nzu z'imbohe rero z'abarozi nizo tugiye kuvuga. Iyo bashaka gufata umuntu kugira ngo bamubane abe mu buzima bumukanda, mu buzima atinyagambura, mu buzima bamukontorora, umurozi ashobora kugufata mu buryo bw'umwuka akagushyira mu icupa agapfundikira. Noneho igihe washyizwe mu icupa, uzisanga uri mu buzima buciriritse bwo hasi cyane, buzima udashobora kugira kwinyagambura, udashobora kugira icyo ubukoraho, udashobora kugira icyo ubuhinduraho. Uzisanga impande zose z'ubuzima bwawe, ari umubiri, ari imibereho, ahantu hose nta na hamwe hazima, kuko uri mu icupa. Ubwo noneho gereza y'uwo murozi aba yarakubitsemo ugasanga ni icupa. Umurozi ashobora kugufata akagushyira muri plafond. Noneho ukisanga umuntu ari mu isi, ariko mu isi ya kirozi bamubitse muri plafond. Umurozi ashobora kugufata akakubika mu kabati. Mu isi ya kirozi ukisanga wowe uri mu kabati. Ako kabati ariko inzu y'imbohe mu isi y'umwuka. Umurozi ashobora kugufata akakubika mu rwobo, bakagucukurira urwobo bakarugutabamo, ukaba uri mu rwobo utabizi. Mu isi ya kirozi ugasanga umuntu bamushyize mu rwobo. Reka wenda duse nkaho nsoma amagambo makeya ku bijyanye n'urwo rwobo mvuze mu isi ya kirozi, kuko wumvise ko twasomye birikavuga ngo aba ni abantu banyazwe ibyabo barasenyerwa. Nuvuga ngo aba bantu haje abantu babarusha amaboko babanyaga ibyabo. Umurozi ashobora kukunyaga ukuboko kwiza, ukaba wari ufite ukuboko kwiza, icyo ukoze cyose kikaba cyiza. Igihe kikagera ugasanga kwa kuboko kwiza nta kukigira,
ushobora kuba warigeze kuba ubona uri umuntu ufite igikundiro, igihe kikagera ugasanga igikundiro cyaragiye. Hari igihe wacuruzaga ukabona birakunda, igihe kigeze biranga, wibwira ko biba byagenze gute? Baba bakunyaze wa mugisha wo gucuruzi, baba bakunyaze igihe warakundwa gukundwa n'umuntu wese, cya gikundiro bakikwibye. Nk'uko ijambo rivuze ngo aba ni abantu banyazwe ibyabo, ngo ndetse barasenyerwa mu mwuka. Umurozi ashobora kugusenyera urugo, umurozi ashobora kugusenyera business, umurozi ashobora kugusenyera imikorere. Ariko igihe cyose ukoze amakosa yo kuvuga ngo nawe, hari abantu ngo bajya kwivuza ngo barabaroze, ndajya nkubwire ngo uba urozwe inshuro ebyiri. Iyo wisanze uriho usa nk'uwarozwe mu mwuka, nawe ukavuga ngo ugiye kwivuza nanone, ninde wakuroze? Bakagushuka ko umwuka mubi wirukanwa n'imiti. Imyuka mibi ntabwo yirukanwa n'imiti. Ntibazakubeshye imyuka mibi, ikintu cy'umwuka. Umwuka menya ko iyo utongerewe ni daimoni utongerwa. Ngambwira rero ukuntu ikiremwa cy'umwuka wakoresha umuti usanzwe wo wisize ukakirukana. Umwuka mubi wirukanwa n'umwuka mwiza, ari wo twita umwuka wera. Rero ntabwo twivuza amarozi, keretse wenda y'ibitamikano bayakurukisha, ariko isengesho ubwaryo naryo ubwaryo wizeye, kuko handitswe yuko Bibiliya ivuga yuko umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Bivuga ngo rero n'isengesho ryayakurutsa. Ntabwo rero twivuza inyatsi ngo tugende tujye kwivuza inyatsi ngo bikunde. Iyo ugiye kwivuza inyatsi ukajya mu bapfumu, nawe ngo ugiye kwivuza inyatsi, hariho abazakujijisha bakwereke ko atari abapfumu. Mu barokore barimwo abakozi, harimwo abagenti ba Satani biyoberanya, ukaba wamubona nk'umuhanuzi, ariko fendefe ukazasanga n'umurozi. Fendefe ukazasanga arakora ibintu bimeze nk'ibya gipfumu. Ukaba wamusanga nk'umukozi w'Imana, ariko fendefe ukazasanga ibyo akoze, ibyo agukoreho nta hantu bigenda gutandukanira n'icyo. Mbega ugasanga bega esi korone janti yuzuye. Nkubwire mukundwa muri Kristo Yesu, ibi byose bikurwaho no gusenga. Noneho sasa nkomeje ibyo twavugaga, izo nzu z'imboherero, igihe wamaze kunyagwa ibyaha, nk'uko ijambo rivuze ngo ni abantu banyazwe ibyabo baranasenyerwa, ngo batezwe n'ubushye. Tuzagaruka ku kintu kijyanye n'imitego y'abarozi. Imitego, uburyo mu isi y'umwuka, isi y'umwijima gutega imitego. Hanyuma naryo tugaruke ku isengesho rijyanye no gutegura iyo mitego mu isi y'umwuka. Aha rero bibira nuko yavuze nyuma yo gukorerwa ibyo byose, abantu babanyaze ibyabo, barasenyewe, babateza ubushya, ngo babahisha mu mazu y'imbohe kugira ngo batazavayo. Umurozi ashobora kugufata akaguhisha mu butayu. Umurozi ashobora kugufata akaguhisha mu ishyamba. Noneho na zimwe mu nzozi murota ntimumenye ibyo ari byo, kumbe ari abarozi baje bakabajyana muri ayo mashyamba bakajya kubaboherayo. Hari inzozi ushobora kurota ariko ari ibintu ziri live, biri live ako kanya, ari birimo birakorwa mu isi y'umwuka. Noneho rero umurozi ashobora kugufata akagenda akaguhisha mu buvumo, ukisanga yarakubitse mu buvumo. Noneho igihe wabitswe mu buvumo, mu isi biboneka ntushobora kugaragara. Niba uri umukozi, korana n'abakozi bagenzi bawe, ariko muri abo bakozi hakaba hari promotion ishobora kuba yabaho. Wajya kureba akabona yuko ushobora kuba waba promoted, uwo mwanya ushobora kubona ukaba wazamurwa. Akaba yavuga ati okay, kugira ngo aba bose bazanzamure bo bahere hasi, akajya ahantu mu bapfumu kwa Satani, akarogesha ba bandi bose akorana nabo. Uburyo rero bwo kubaruga ni uburyo babandi muba mukorana bafatwa mu mwuka, bagasa nkaho babahisha ahantu, ku buryo bose wawe atazakubona, ahubwo cyangwa atazababona mwembi, akabona wa wundi
mu buryo bw'umwuka nuvuga ngo baragufata bakaguhisha ahantu runaka ugashyirwa mu nzu y'imbohe. Noneho se kuko washyizwe mu nzu y'imbohe ntabwo ushobora kugaragara, ahubwo wa wundi wagushyirishije mu nzu y'imbohe mu isi y'umwuka niwe ugaragara imbere y'umukoresha. Ugasanga hari abantu, ugasanga umuntu ni umuhanga, ni umunyabwenge mu kazi, yitwara neza, imyaka 2 igakubita 3 n'itanu mu kigo, ariko ntazamurwa. Ahubwo hakaza umuntu from nowhere ubona udafite, utanakora neza, udafite n'imyitwarire myiza, ukabona niwe uzamuwe. Nta zindi tekinike ziba zakozwe, ni tekinike ziba zakozwe mu isi y'umwuka, aho ushobora gufatwa wowe ugashyirwa mu nzu y'imbohe bakaguhisha neza ntugaragare. Ndagusengera kugira ngo inzu y'imbohe yose washyizwemo uyivanwemo, ugaragare mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mu mbaraga z'umwuka ndakwaturaho kugaragara, ndakwaturaho gukurwa ahantu hose inzu yose y'imbohe umwanzi yagushyizemo, ndatura ngo yivemo mu izina rya Yesu Kristo, yivemo mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba umukobwa umuntu ashaka kukugirira nabi kugira ngo mu by'ukuri ntuzigere uboneka, ntuzigere ugaragara ku muntu muzima ugomba kukurambagiza. Baragufata, amara kugufata bakaguhisha. Hari uburyo bubiri. Hari uburyo umurozi ashobora kukwambika mask, ukaba yakwambika mask nk'umukecuru w'imyaka 80 cyangwa 100. Kimwe hariho n'abambikwa mask z'imbwa mu buryo bw'umwuka. Ntabwo wowe wajya mu ndorerwamo ngo iyo shusho uyibone, ntabwo iyo shusho wowe wayibona mu ndorerwamo, ariko mu isi y'umwuka uhereye wakorewe ibyo uri umukobwa ntushobora kubona, nta musore ukubona muzima, ndavuga wa musore muzima uba ukeneye kubaka urugo, akubonamo nk'ingare, akakubonamo nk'umuntu udashobotse, ukagaragara mu ishusho y'umuntu utakubaka umuryango cyangwa utakubaka urugo. No mu kazi no mu mikorere rero nuko nguko ushobora kuba ucuruza umuryango wawe ugahumanywa ku buryo uza ukambikwa iyindi shusho. Tuvuge ngo niba ucuruza nk'imyenda mu isi ya kirozi, abo mukorana baba barashatse kukugirira nabi, bakaza bakahambika, nuvuga ngo imyenda yawe ikazajya igaragara nk'iki, ikazajya igaragara nk'amashaza, cyangwa se ikagaragara nk'ibikoresho wenda byantuza by'ubwubatsi. None uwinjira iwawe ukabona ntuguriwe, ukibaza kuki nge batanguriye, kuko yinjiye yareba mu buryo bw'amaso, yareba akabona si imyenda ucuruza, uracuruza ibindi bintu. Ibyo ni ibintu bikorwa mu isi y'umwuka. Ndagusengera kugira ngo uhumuke mu izina rya Yesu, umenye n'iki kijya imbere mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka igaruka ikakorera abana b'abantu isi bigaragara kugira ngo ibatoteze, kugira ngo ibabaze. Muri ahantu hakwiye hano, uza ufite kuhamenyera byinshi, kuko turiho ubuntu bw'Imana. Imana yaduhishuriye byinshi, yampishuriye byinshi, yanyigishije byinshi, yampishuriye isi y'umwuka, kandi iracyakomeza kugenda yimishurira. Kuza hano kuri Senguboke ni umugisha kuri wowe, ntabwo uzigera wicuza. So nukuvuga ngo rero Satani afite uburyo bwinshi bw'uburiganya bwo kunyaga abantu ibyabo, afite uburyo bwinshi bwo kunyaga abantu imigisha, kuko iyo utamukorera nta muwaba gufitiye, nta mbabaza gufitiye, arakwanga. Kandi kukwanga niko bikoze. Imana yaravuze ngo dore nshyize urwango hagati y'urubyaro rw'inzoka ndetse n'urw'uyu mugore. Wa mugore we, urubyaro rwawe ruzamenagura umutwe w'inzoka, ruzakandagira umutwe w'inzoka, inzoka nayo irye igitsinsino cy'urubyaro rw'umugore. Igitsinsino urumva rero, kuribwa kw'inzoka ku gitsi bizatuma ugenda ucumbagira. Aho wagombaga kugera ntabwo uhagerera ku gihe, uzahagera utinze kuko uri kugenda icumbagira. Kuko wa muvuduko wari ufite, za ntambwe wari ufite, mu gihe watangiye wakomeretse ku gitsi ntiwongera gukandagira neza, uzatangira kugenda ucumbagira.
ibyo rero hari icyo bivuze mu isi y'umwuka. Imana ivuga ibyo bintu. Noneho kugira ngo Satani arwanye iterambere ryawe, arwanye imizamukire yawe, n'ubwo buryo n'ayo mayeri akoresha abo barozi rero bakagira ayo mazu y'imbohe babikamwe abantu. Nagira ngo dusome ijambo narimvuze rijyanye n'urwobo. Inzu y'imbohe nababwiye ngo amwe mu mazu y'imbohe harimo urwobo, hakabamo ubuvumo, hakabamo ni byinshi babikamwe abantu. Tuzagaruka umunsi umwe tuvuge ku mpamvu y'impfu zitungurana mubona hano mu isi, n'uburyo wowe uri kuri Senga Ubohoke wazirinda. Ijambo urwobo muri Bibiliya riboneka inshuro 21. Reka rero dusome Yesaya 24 umurongo wa 27. Handitse ngo, wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. 18 ngo, nuko nuhunga urusaku rw'urwobo uzagwa, nuhunga urusaku rw'ubwoba, nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Uwurira ngo akuce urwobo umutego uzamufata, kuko imigomero yo mu ijuru igomorowe kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. Urumva iri jambo hano Yesaya 38:17 hakavuga ngo, erega icyatumye ngira ibincarira cyane ni ukugira ngo mbone amahoro, kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza urwobo rw'iborero ibyaha byanjye byose. Ngo erega icyatumye ngira ibincarira cyane ni ukugira ngo mbone amahoro, kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza urwobo rw'iborero ibyaha byanjye byose warabyirengagije. Urumva ko hano bakwereka ko hari urwobo rw'iborero. Umwanditsi hano akavuga ngo, kubw'urukundo wankunze byatumye ukiza ubugingo bwanjye urwobo rw'iborero. Uru rwobo rero utumva ko ari urwobo wabona mu buryo bw'umubiri, ni urwobo rwo mu mwuka, aho abarozi bashobora kugufata bakajugunya ubugingo bwawe mu rwobo. None iyo tuvuze ubugingo, ntukumva umubiri wawe. Ubugingo, igihe cyose tuvuze ubugingo, ntukumva uwo mubiri, ntukumva izo nyama, ntukumva ayo maraso, ntukumva ayo magufwa, ntukumve wowe ugaragara. Iyo tuvuze ubugingo, ni ugufata ibitekerezo, ni ugufata amarangamutima, ni ugufata ubushake, ni ugufata umutima. None rero sasa niba wafashwe ibitekerezo bakabijugunya mu rwobo, nta munsi n'umwe wowe uzagira imitekerereze mizima igufasha kugera ku ntego nzima. Iyo hafashwe ibitekerezo byawe, ikintu cyawe cyose kiba gikontororwa. Hafashwe amarangamutima yawe, bazayasunikira umubabaro igihe bashakiye, bazayasenya igihe bashakiye. Uzasanga wishimira ibyo utakagombye kwishimira, uzasanga ukunda ibyo utakagombye gukunda, uzasanga wanga ibyo utakagombye kwanga. Nk'ubu ngubu wari ushobora kuza hano bitewe n'uko ubugingo bwe bwafashwe, amarangamutima ye yafashwe, akahava nyanze akahava nyanze rwose, cyangwa kumva ntakeneye kumva ibi ngibi turi kwigisha, kuko amarangamutima ye yaracakiwe n'ibitekerezo bye biracakirwa. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, ufashe ibitekerezo byawe akaba yarabibitse mu icupa, ndarimena mbivanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Ufashe amarangamutima yawe akaba yakiniraho, ndamwirukana ku marangamutima yawe yerekure mu izina rya Yesu. Buri marangamutima yawe ahantu hose yari yarashyizwe, nyavanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'umwuka wera ndagusengera kugira ngo uwafashe ubushake bwawe. Niki ubugingo bw'umuntu iyo bwatawe mu rwobo? Urumva mu bugingo habamwo urugingo rwita ubushake. Mu bushake niho haturuka imigambi yose umuntu
n'amahitamo yose umuntu abasha kugira aherereye mu bushake aho ngaho. Muri ubwo bushake bwawe rero iyo bwafashwe bugatabwa mu rwobo, icyo washaka ntabwo kukigeraho ntibyagukundira. No gushaka kwanze ubwo bushake kugira ngo bukuzamukemo, gushaka gusenga bizanga, gushaka gukorera Imana bizanga. Yewe icyitwa ubushake iyo bwafashwe nta na kimwe gikunda mu buzima bw'umuntu. Gushaka umva uzigishwa ituro n'agaciro k'ituro birangire wanga kuritanga, kuko nyine izo mbaraga zaragufashe ntizishaka kubohoka. Kandi muri bimwe bishobora kugufasha kubohoka ni ukugira amahirwe gutura ahantu hakwiye, gutanga ituro ukaritanga ahantu hakwiye rigahabwa ukwiriye. Ni amahirwe cyane. Wagize amahirwe ukabona umukozi w'Imana muzima, uriho umwuka w'Imana, uriho imbaraga z'Imana, umupasiteri muzima uriho umwuka w'Imana, urimo imbaraga z'Imana, urimo amagambo y'ubugingo, nakugira inama ntukagende udatanze ituro kuri uwo mupasiteri. Biba imbuto yawe, uzayisarura imbere, uzayisarura. Mwaragiye mugatanga ibyanyu mu bapfumu, bandi bakabitanga mu mazu. Ntushobora kubohoka igihe cyose wagiye mu bapfumu ukatanga amaturo, ugaturira abadayimoni, ugatanga ibya mirenge, hanyuma wagera ku Mana ukananirwa gutura, ukananirwa no gutanga kimwe mu icumi, ukumva yuko iyo migisha uzayibohoza uri umuntu utarasobanukirwa agaciro ko gutura ku Mana. Erega ujye umenya yuko Satani yakopeye iby'Imana, akopera iby'Imana nawe, kuko nawe yigira Imana ashaka guturwa. Nuvuga ngo rero iyo wagiye ku mupfumu hariya, umupfumu akavuga ati tanga inka, tanga ihene, tanga amafaranga ya naya, ukayafata ukayatanga kuri ibyo bicaniro by'abapfumu, menya ngo utuye Satani biciye mu mupfumu. None rero iyo utuye imbere y'umukozi w'Imana muzima, utuye Imana, ntabwo utuye wa mukozi w'Imana, utuye Imana, wa mukozi w'Imana vuga. Imana ikugirire neza. Ibyo mbivuze kugira ngo ako kara gaciyeho. Reka mvaho ngaho rero. Ni ukuvuga ngo dukomeje rero, ubugingo iyo bwacukuriwe urwobo bukajugunywamo, kuko mu mwuka abarozi bacukura inzobo ndende zikajugunywamo abantu. Niyo mpamvu ubona Yozefu bashaka guhamba inzozi ze no kwangiza inzozi ze, bene se babanje kwigira inama yo kumuta mu rwobo, ngo ndetse barumutamo, ariko umwe muri bo muri bagenzi be niwe wabagira inama ati mureke tumukuremo tumugurishe, ariko bari babanje kurumutamo. Mu isi y'umwuka hari inzobo zicukurwa zigahinduka amagereza y'abarozi, aho abarozi bashyiramwo abantu bakababika. Umubiri wawe ntibabe barawushyize mu rwobo, ariko ubugingo bwawe w'imbere, imigenzo n'imihango wakorewe utazi, rwihishwa, ari imihango yagutaye mu rwobo. Noneho kuko mu isi y'umwuka uba uri mu rwobo, mu isi y'ibigaragara ubaho mu buzima buteye ibibazo, ubaho mu buzima buteye ibyago, ubaho mu buzima bw'ibibazo gusa n'amakuba, ubaho mu buzima bwuzuye intimba n'agahinda n'akababaro, nta munezero ushobora kubona n'ibyishimo. Reka ngarukira ahangaha, kuko dukomeje twatwara umwanya munini. Tuzasubira, kuko iki ni icyigisho umuntu ashobora kwigisha hafi ibyumweru bibiri. Ntabwo rero nakivuga muri minota 40 cyangwa 50 ngo mbisoze. Twavugaga ku magereza y'abarozi, tuvuze ko bashobora gufata umuntu bakamushyira mu kabati, mu icupa, mu kibindi. Nabyo hari igihe babashyira mu kibindi, hari igihe babashyira mu nzu z'ibyatsi, hari igihe babashyira muri plafo, hari igihe babashyira babika mu mashyamba bakaguhisha iyo ngiyo, ariko bagamije kugira ngo wowe utagaragara mu bantu ukaba wabona umugisha. Tuzagaruka rero ejo, nzagaruka kwanza ku nzozi zikugaragariza, inzozi zisobanura, ziba zikwereka aho uboheye n'ahantu uri. Hari inzozi ushobora kurota ukibwira ngo ni inzozi zisanzwe, ariko zikwereka ko ari inzozi ziri direct, ziri live, zikwereka ahantu uboheye, ahantu zirikiye, zikwereka gereza wowe yawe aho iherereye.
n'uburyo rero none Imana ikemera kugira ngo ukwereke ibyo ngibyo, ariko igira ngo ikuguidinge, ikuyobore mu isengesho, kuko ni Imana igomba gukora ikoreye mu isengesho ryawe. Niyo mpamvu ivuga ngo musabe muzahabwa. Mutasenze mu isi ntacyo mwabona. Ni ngombwa ko abo mu isi dusabwa gusaba. Yesu arongera aravuga muri za Yohana ngo nimusabe kugira ngo umunezero 16:23 musabe kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Nuvuga ngo rero utasenze utasabye nta kimana yakora hano mu isi. Iyi si kano kanya iriho, u Rwanda kano kanya ruhagaze biciye mu barusengeye, mu barwingingiye. None muri ya masengesho Imana igahagurutsa abantu, abayobozi b'igihugu beza, ikaduha abayobozi b'igihugu beza batuyoboye neza, ariko biba byabanje byatangiriye mu isengesho. Ari abantu from nowhere baba batakiye Imana, babahamagaye Imana bagasengera igihugu. So reka dusoreze ahangaha. Imana igukure muri buri gereza yose wibonagamo mu izina rya Yesu. Ndatura ngo Uwiteka agukure muri gereza ubwami bw'umwijima bwagushyizemo, Satani yagushizemo, mu mbaraga z'umwuka wera. Buri gereza umurozi yakubitsemo, yaba icupa, soka mu izina rya Yesu. Soka muri iryo cupa mu izina rya Yesu. Soka muri iyo parafo mu izina rya Yesu. Soka va muri uwo mwobo mu izina rya Yesu. Soka va aho hantu mu izina rya Yesu. Va muri icyo kibindi mu izina rya Yesu. Va muri iryo cupa mu izina rya Yesu. Va muri iryo shyamba mu izina rya Yesu. Va muri urwo rutoki mu izina rya Yesu. Va aho hantu wibona cyane mu izina rya Yesu. Hari umuntu ndi kumva ukunze kwibona mu rutoki, ukunze kwibona mu rutoki cyane, akazajyaho bakuboheye mu rutoki, ngo vanyeyo mu izina rya Yesu. Va muri urwo rutoki mu izina rya Yesu. Aho umurozi wese yakuboheye, vayo mu izina rya Yesu. Uwatawe mu mugezi utemba, vayo ubugingo bwawe tubukuyeyo mu izina rya Yesu. Uwashyizwe munsi y'inyanja, tumuvanyeyo mu izina rya Yesu. Uwatawe mu kidendeze, vayo mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera ndatura ngo buri gereza yose wari warabohewemo n'abana b'abantu, bagambiriye kugutoteza, bagambiriye kukubabaza, si y'umwijima yakubabazaga, murozi wakubabazaga, wakubuzaga umutekano, wakubuzaga amahoro, ukubuza amahwemo, ukubuza kwaguka, ukubuza kugera ku ntego zawe, urwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Handitswe yuko nta cyarogoye imigambi y'Imana. Ndakwatura kugira ngo umugambi w'Imana ukuzurizweho, w'abantu usenyuke mu izina rya Yesu. Urasenyutse kwa jina Yesu. Natuye ku mugambi abantu babi bari bagufiteho, urasenywe mu izina rya Yesu. Handitswe yuko siko bizaba kuba mutegereza kwa jina Yesu. Mwabarozi mwibyo mwibwiraga kuri uyu muntu siko bibaye, ahubwo Uwiteka arabatabaye, Uwiteka aramurengeye umuntu, Uwiteka aramwibutsa uyu muntu. Urakoze Mwami ko wibutsa uyu muntu. Habwa amashimwe, habwa icyubahiro, shyirwa hejuru, kuko hari umuntu ukuye muri gereza, hari umuntu ukuye mu kabati, hari umuntu ukuye mu icupa, hari umuntu ukuye muri parafo, hari umuntu ukuye mu rwobo, hari umuntu uvanye munsi y'inyanja, hari umuntu uvanye mu ishyamba, hari umuntu uvanye munsi y'igiti wa jina Yesu, hari umuntu uvanye mu nzu z'abapfumu, mu nzu z'ibyatsi. Izina rya Yesu. Urakoze kubohoya abantu bawe, ni mu mbaraga z'umwuka wera dusenze twizeye muri Yesu Kristo ko abantu bahawe umugisha. Amen, amen. Shalom, shalom. Turagusaba ngo ntugende udakoze subscribe. Imana amahoro ikuhe umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Udukeneye nimero yacu urayibona hawe hepfo aho ngaho. Mwari kumwe nanjye Pastor Justus. Amahoro y'Imana abane namwe.